rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu. Tushimiye kuko umukozi w'umuhanga, tushimiye ko abanye natwe kuva mu gitondo kugeza isaha cyubahiro n'ikibi cyawe. Nawe Imana rero turangije ubukwe bwa mbere tugiye mu bwa kabiri, reka ukomezanye natwe, rekubane natwe, turinde umwanzi Satani mu izina rya Yesu. Ubukwe buzarangira hano tuzagushima. Komeza ubane natwe rero, ufashe abageni bacu, barinde ubwoba, ubwo byose biragenda neza turashima izina ryawe. Komeza ubane natwe hano turinde.
maze umugeni utanze nde kandi umuhaye nde? Njyewe Tuyiringire Olivier hanze mwawe n'Imana Leonike abamuhaye Tuyiringire Isumayire abamumuhaye Burundi. Amen. Tuyiringire Israeli atambuke yakire umugeni. Birakwiye yuko nubwo batamaze igihe kinini batabonana ariko tuno tumwe bari batandukanye buri wese yitegura uko yinjira bari bakumburanye bamaze gusohoka hakuke baze mu myanya koko kandi bamwe bamaze iminsi batamubona niyo mpamvu bahari umwanya mwiza wo kwakirana. Reka turebe abatuzaniye umugeni aho bicaye hejuru, abaje baherekeje umugeni mbese ntaho bicaye bashira hejuru bimeze bite? Sawa. Rero bashaka kwakira abashyitsi baje baherekeje umugeni. Tubibutse ko itorero ari Beteli kandi uyu musore n'umukobwa bose bakomoka muri iryo torero. Umusore kigiye kudufasha ikindi gihande cyazanye umugeni. None igihande cyazanye cyaje cyerekeje umusore kidufashe kwakira kiriya gihande cyazanye umugeni. Ese ngo batiriye kuki? Yesu yo kwakira abasanzwe badasengera mu itorero ry'Abadivantisiti ariko kubwuzu aberekanza. Mbese abo bashyitsi barahari, baramutse bahari bashira hejuru tukabakira. Yego barahari, Imana bamugisha. None Abadivantisiti mumfashe kwakira aba bashyitsi baje baherekeje umugeni baje kubera ibiriro. Mubakiriye kuki? Pastor Ulinzi Makuru hari umuyobozi w'intara ya Mugari kuri hafi tudasanzwe guterana buri gihe. Abo ni umuyobozi w'intara ya Buhoma Pastor Eliyazari Shamoma. Reka Eliyazari Shamoma by'umwihariko tumubwire ahagarare hanyuma aramutse intego y'Abanyamugari. Tutangize indirimbo ya magana abiri. Yes.
Imana ishobora byose kandi Imana idukunda kuba twese batora mu kugira amahoro kandi baturinda ivumbi twese turabigushimiye izina rya buri Imana dushimiye yuko aba bana bemeye ko bavuka ababyeyi bakabyemera ndetse turabigushimiye izina rya buri shimwe ugaragaye Pastor Samuel tugiye kubafatanya mube hafi kandi ibikorwa sinamenye kumutse umuntu mushya uzahirwe n'imbaraga ye ibyo Imana yashaka ahantu mu izina rya Yesu Kristo imbaraga nk'uko bari kumeze kuyiganza mu izina rya Yesu ubuhe bw'abantu ubwa za Yesu zakubwira ku bikorwa byawe